tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mbere yuko ntangira ikiganiro cy'uyu munsi, ndashaka kukwibutsa bimwe mu bitabo tumaze kwiga byo mu Isezerano rya Kera. Ibyo nabyo bikaba ari Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri, Yosuwa, Abacamanza, hamwe n'igitabo cya Rusi duheruka gusoza. Mu Isezerano rishya naho tumaze kwiga ubutumwa bwiza bwose uko ari bune, aribwo Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Nk'uko nagiye mbikubwira rero, iki kiganiro tumenye Bibiliya kizagufasha gusobanukirwa neza ibitabo 66 byanditswe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Akaba ari nayo mpamvu ngutera intege yo guhora hafi ya radiyo yawe kugira ngo utazacikwa n'igitabo icyo ari cyo cyose tuzigira hamwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye gutangira ikindi gitabo gishyashya. Icyo nta kindi ni igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Icyo gitabo nacyo tugisanga mu gice kimwe cya Bibiliya cyitwa Isezerano Rishya. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa bakunda kwita igitabo cy'ubutumwa bwiza cya gatanu, ni inkuru ikomeza ikurikira ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, nk'uko abivuga mu gutangira iki gitabo. Ubwo William Ramsey yari amaze gusoma neza kandi yitonze ibyo Luka yagiye yandika, uyu William yaje kwita Luka ngo ni umwanditsi w'umunyamateka mukuru. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa cyagereranywa n'ikiraro kiri hagati y'ubutumwa bwiza n'inzandiko zitandukanye tubona mu Isezerano Rishya. Isezerano Rishya ribaye ridafite igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ryaba rituzuye ndetse ari ntacyo rifashije. Nk'uko Dr. Houston yabivuze, iyo igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa kitaboneka, nta kindi gitabo cyari kuboneka cyo kugisimbura. Ibintu bifatika bivugwa kuri Yesu Kristo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ni ukuzuka kwe, kandi tunabisanga no mu Byakozwe n'Intumwa. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, icyanditswemo nyuma y'ibindi byose ni ukuzamuka kwa Yesu asubira mu ijuru. Ibyo nabyo kandi tubisanga muri iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, icyanditswemo bwa nyuma ni isezerano ry'Umwuka Wera, kandi nabyo tubisanga mu gice cya mbere cy'iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Naho Yohana we, icyo yanditse bwa nyuma mu butumwa bwiza bwe ni ukugaruka kwa Yesu, kandi nabyo tubisanga muri iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa mu gice cya mbere. Nshuti yanjye, witegereje neza wagira ngo ibitabo byose by'ubutumwa bwiza byashyizwe mu muyoboro umwe maze bisukwa mu kibindi kimwe, ari cyo gice cya mbere cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa kidufasha kugereranya igihe inzandiko zagiye zandikirwa, kikanadufasha kuzisoma no kuzisobanukirwa neza. Ikindi nanone nakubwira nuko igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa kiduha ubusobanuro nyabwo bw'ubutumwa bukubiye muri izo nzandiko zandikiwe amatorero. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa kivuga ku itangira cyangwa se ivuka ry'itorero, mu gihe tuzi ko igitabo cy'Itangiriro kivuga ku nkomoko y'umubiri w'umwuka, ari byo dufata nk'itorero mu Isezerano rya Kera. Urufunguzo rw'igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa turusanga mu gice cya mbere ku murongo wa 8. Haravuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ibice bigize iki gitabo bishingira kuri uyu murongo twakwita ko ari urufunguzo rw'iki gitabo cyose. Ibice 7 bibanza byo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa bivuga ku murimo Yesu yakomeje gukora kubw'Umwuka Wera akoreye mu ntumwa i Yerusalemu. Kuva ku gice cya 8 kugeza ku gice cya 12 handitsemo imirimo Umwami Yesu yakoze akoresheje Umwuka Wera.
uyu mwuka wera nawe agakorera mu ntumwa i Yudaya n'i Samariya. Ibisigaye byose mu bice bikurikiraho byo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bivuga imirimo umwami Yesu yakoze kubw'umwuka wera akoreye mu ntumwa ze mu bindi bice by'isi bitandukanye. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ntabwo cyuzuye kuko kirangirana n'inkuru za Pawulo ari mu nzu yakodeshaga i Roma. Mu by'ukuri ntabwo iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gifite umusozo nyawo. Mbese waba uzi impamvu yabyo? Ni uko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ari inkuru ikomeza. Birashoboka wenda ko umwami Yesu muri kano kanya ashobora kuba ari kumwe na Dogiteri Luka bicaye ahantu runaka, bakaba bari kwandika ibyo jye nawe turiho dukora tuyobowe n'umwuka wera. Ngiyi impamvu tudashobora kuvuga ko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kirangira, kuko abizera bo muri iki gihe nabo bafite byinshi bakiriho bakora bayobowe n'umwuka wera. Inshuti yanjye unteze amatwi muri kano kanya, nifuje cyane kugusangiza ibice by'ingenzi bigize iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nyemerera dufate akaruhuko, ubundi ngaruke nkugezaho ibyo bice bikuru bigize iki gitabo twatangiye kwiga. Imana ikomeze ikugirire neza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imani yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imani yakucyubahiro. Imani yakucyubahiro. Imana rurema. Imani yakucyubahiro. Imana yakukiza. Imani yakucyubahiro. Imani yakucyubahiro. Igice cya mbere cy'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kivuga ibijyanye no kwiyerekana cyane k'umwami Yesu Kristo. Yesu yasize abigishwa be aragenda. Mu gice cya mbere cyo mu byakozwe n'intumwa tubona Yesu azamurwa ajya mu ijuru, ariko kandi agakomeza gukora umurimo mu isi. Mu yandi magambo, ni nk'aho yahinduye icyicaro gusa, kuko mbere icyicaro cye cyari Kaperinawumu, hanyuma aza kwimukira mu ijuru iburyo bwa Se, ariko akomeza gukorera mu isi kandi ubwe ari mu ijuru mu cyicaro gishya. Igice cya kabiri kivuga ibijyanye no kwiyerekana cyane k'umwuka wera. Kristo yasezeranyije abigishwa be kuzaboherereza umwuka wera. Iri sezerano ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana inshuro enye zose. Turisanga muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 33 no mu gice cya karindwi kuva ku murongo wa 37 kugera ku murongo wa 39, no mu gice cya 14 kuva ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 17, no mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 20 ku murongo wa 22. Iryo sezerano kandi turisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8. Nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ko ubu ngubu jye nawe tubayeho mu gihe cya mwuka wera, kandi igikomeye cyane ndetse gitangaje muri iki gihe ni ukuntu umwuka wera w'Imana atura mu bizera. Igice cya gatatu kigize iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kivuga ibyerekeranye n'imbaraga z'itorero. Hari imbaraga mu itorero ry'Imana, kandi izo mbaraga zigaragarira mu gukora k'umwuka wera. Imbaraga zagaragaye mu itorero rya mbere ntabwo ziri kugaragara mu itorero ry'iki gihe. Mbese waba uzi impamvu?
nuko itorero rya mbere ryakoreye mu mwuka ku rwego rwo hejuru cyane, rutigeze rwongera kugerwaho mu bihe byakurikiyeho na bugingo n'ubu. Nyamara kandi n'ubundi ni umwuka wera ugikorera mu bizera igihe cyose mu materaniro yabo. Uyu mwuka wera akoresha abizera imirimo ituma izina ry'Umwami Yesu Kristo rihabwa icyubahiro. Icya kane batubwira muri iki gitabo kivuga ibyerekeranye n'itorero rigaragara n'iritagaragara. Ibi bisobanura ko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ari cyo kivuga bwa mbere na mbere ivuka ry'itorero, ari irigaragara n'amaso cyangwa iritagaragara. Icya gatanu batubwira ni ibyerekeranye n'ahantu. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gitangira kivuga iby'i Yerusalemu, kigasoza kivuga iby'i Roma. Wa mugabo nakubwiye hejuru witwaga William Ramsey yakoze ubushakashatsi ku hantu hose havugwa mu byakozwe n'intumwa, asanga ari ahantu hasobanutse, hafatika kandi hazwi. Icya gatandatu muri iki gitabo batubwira ibyerekeranye n'abantu batandukanye. Dr. Luka avuga abantu 110 mu mazina yabo, ubundi akagenda anavuga imbaga y'abantu benshi muri rusange. Nemera ko mu mpera z'ikinyejana cya mbere hari amamiliyoni y'abizera mu isi. Hanyuma hagati y'umwaka wa 200 na 300 itorero ryaragutse cyane, abizera baba benshi mu buryo butangaje. Nyamara muri iki gihe uku kwaguka cyangwa se ubu bubyutse mu itorero buragenda bukendera nk'uko n'Umwami Yesu yari yarabivuze. Icya karindwi batubwira muri iki gitabo ni ibijyanye no kuzuka kwa Yesu. Ukuzuka kwa Yesu kwabaye ishingiro ry'ubutumwa bwiza. Mu matorero menshi muri iki gihe haba inyigisho za Pasika rimwe gusa mu mwaka. Magi avuga ko inshuro nyinshi nk'umupasitori yakundaga gutegura inyigisho za Pasika mu kwezi kwa munani, ugasanga abantu baje kureba icyabaye kuri uyu muvugabutumwa, kuko babaga batekereza ko yavangiwe bitewe n'uko bamenyereye izi nyigisho za Pasika mu kwezi kwa kane gusa. Nyamara mu itorero rya mbere inyigisho zivuga ku kuzuka kwa Yesu Kristo nizo zari izibanze mu ivugabutumwa ry'icyo gihe. Yewe nta n'izindi nyigisho zigishwaga hatarimo kuvuga ibyerekeranye no kuzuka kwa Kristo. Burya no ku munsi wa Pentekote icyo Petero yashiriye amanga kwari ukwigisha ku kuzuka kwa Kristo. Ahamya neza ko ibyari bimaze kuba kuri uwo munsi wa Pentekote byakozwe na Yesu Kristo wari umaze kugera mu ijuru iburyo bw'Imana Data. Petero asobanura kandi ko uwo Yesu ari nawe wohereje umwuka wera mu isi. Byose byaturukaga ku kuzuka, ndetse n'inyigisho za Paulo zibandaga ku kuzuka kwa Yesu. Muri iki gihe hari abantu benshi n'abigisha benshi bakunda gutakaza igihe bibereye mu nyigisho z'ubuhanuzi n'ibitangaza. Abandi nabo bagakunda kwivugira ibisekeje cyangwa ibintu bishobora kunezeza abayoboke bo mu matorero yabo. Ariko nawe muvugabutumwa mugenzi wanjye, niba ukunda gutakaza igihe muri ibyo, reka ngusabe ikintu kimwe. Ni ukuri ujye wibuka kuvuga ku kuzuka kwa Yesu Kristo. Mu itorero rya mbere buri cyumweru cyose cyabaga kimeze nka Pasika, kuko intumwa zahoraga zivuga ku kuzuka kwa Yesu Kristo. Muri icyo gihe nta rindi jambo wasangaga rivugwa mu itorero atari irivuga ngo yazutse. Ibi ushobora no kubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 27 ku murongo wa 64. Icya munani tubona muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kivuga ibyerekeranye no kugaragara cyane kwa Petero mu bice bya mbere bibanza by'iki gitabo no kwa Paulo mu bice biheruka by'iki gitabo. Izindi ntumwa ntabwo zigaragara cyane, ndetse hari n'izitavugwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Imana ifite impamvu nziza kuri ibyo, kuko yashatse ko inyigisho z'aba bagabo bombi, ndavuga Petero na Paulo, zumvikana cyane kurusha ikindi kintu cyose. Ikindi kandi navuga ni uko icyatumye izi ntumwa ebyiri zigaragara cyane byatewe n'impamvu nanone iya muntu,
kuko iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'umugabo witwa Dogiteri Luka. Birashoboka rero ko ashobora kuba yarikundiraga cyane aba bagabo babiri aribo Petero na Paulo, kandi agafashwa n'ubutumwa bwiza bigishaga. Ndagira ngo nkubwire kandi ko Petero na Paulo babaye mu gihe kimwe na Dogiteri Luka, ndetse bakaba baragiranye n'ibihe byiza bitandukanye byo kuganira ku butumwa bwiza. Izina ry'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ryakuruye impaka mu myaka myinshi mu mateka ya Bibiliya, kuko cyagiye gihabwa amazina menshi kandi atandukanye. Urugero natanga ni ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'umwuka wera, gusubira mu ijuru kwa Yesu no guhabwa ikuzo, amagambo y'ibyakozwe, n'andi mazina menshi atandukanye yagiye ahabwa iki gitabo. Ariko nge nahitamo gutekereza ko urufunguzo rw'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turusanga mu 200 ibanza y'igice cya mbere cy'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nifashishije iyo mirongo nge nshobora kubona izina ry'iki gitabo, ariko nubwo rishobora kuba rirerire. Iryo zina nakwita iki gitabo rero rikaba ririvuga ngo imirimo y'umwami Yesu Kristo kubw'umwuka wera yakoresheje intumwa. Nshuti yanjye, nyemerera dufata akaruhuko ubundi nze kwinjira mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa. Imana iguha umugisha. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, Sambirana, usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, Sambirana, usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Ingingo nyamukuru mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa ni ukwitegura kumanuka k'umwuka wera. Nk'uko namaze kubivuga mbere, kuri jye umutwe w'iki gitabo nawita imirimo y'umwami Yesu Kristo kubw'umwuka wera yakoresheje intumwa.
Ibice 7 bibanza by'iki gitabo byerekana Yesu Kristo ku murimo ariko akoresheje umwuka wera wakoreraga mu ntumwa i Yerusalemu. Mu gice cya mbere batwereka ukwitegura kumanuka k'umwuka wera. Iki gice kandi kirimo amagambo make y'intangiriro avuga muri make iby'inyigisho z'iminsi 40 umwami Yesu yabayeho mu isi nyuma yo kuzuka. Muri iyi ntangiriro kandi batubwira ibijyanye no kuzamurwa mu ijuru kwa Yesu Kristo n'isezerano ryo kugaruka kwe. Bakatubwira uburyo intumwa zagombaga gutegereza umwuka wera. Tukabona kandi n'ibijyanye no gusimbura Yuda Isikariyoti, wa wundi wari umaze kwiyahura bitewe n'uko yari yagambaniye umwami Yesu Kristo. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana noneho. Mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 2 haranditse ngo, Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije, azitegekesha umwuka wera. Igitabo cya mbere Luka avuga hano ni ubutumwa bwiza bwanditswe nawe. Icyo gitabo kikaba kizwi ku izina ry'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, kandi nabwo bwandikiwe Teofilo nk'uko n'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nanone ari we cyandikiwe. Izina ry'uyu mugabo Teofilo rikaba risobanura ukundwa n'Imana cyangwa se inshuti y'Imana. Jye sinjya nemeranya n'abavuga ko iki gitabo cyohererejwe buri nshuti yose y'Imana, kuko bigaragara neza ko Luka hari umuntu yari azi witwa Teofilo yandikiraga ibyo byose. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka bwavugaga imirimo yose umwami Yesu yakoze n'ibyo yigishije. Hanyuma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigakomerezaho nanone ibyo yakoze n'ibyo yigishije atakiri mu isi, ahubwo ari mu ijuru, akabikora kubw'umwuka wera wakoreye mu ntumwa. Kandi inshuti yanjye, ndagira ngo unyemerere mvuge ko n'uyu munsi umwami Yesu agikorera mu isi, kuko imirimo igikomeje kuzageza umunsi tuzazamurirwa tugakurwa mu isi. Mu by'ukuri ntabwo kuba Kristo yarazamuwe akajya mu ijuru bisobanuye ko imirimo yakoraga cyangwa inyigisho yigishaga zarangiriye aho, ahubwo yaragiye yicara iburyo bw'Imana Data, hanyuma yohereza umwuka wera akomeza umurimo anyuze mu ntumwa ze. Nk'uko mu gisirikare amabwiriza ahererekanwa umuyobozi ku wundi kandi ibitegetswe bigakoreka, uko niko n'umwami Yesu akora anyujije mu mwuka wera, nawe agakoresha intumwa, kandi ibyo bikaba bikomeza na n'uyu munsi. Ibi ngibi ukwiye kubyumva neza kuko ari ingenzi. Reka turebere hamwe iby'umurimo wa Yesu mu minsi 40 ye ya nyuma yo ku isi ubwo yari amaze kuzuka. Turasoma mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 3. Haravuga ngo, amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nyuma yo kubabazwa no gupfa kwe, Yesu Kristo yiyerekanye ari muzima, atanga ibimenyetso bifatika. Inshuro 10 nizo zabashije kwandikwaho zerekana uburyo Yesu Kristo ari muzima kandi yazutse. Inyigisho Yesu yigishije nyuma yo kuzuka zigaragara cyane muri izo nshuro 10 yiyeretse abantu amaze kuzuka. Kandi izo nyigisho Yesu yigishije amaze kuzuka ni ingirakamaro cyane mu buzima bw'abakristo kurusha cyane ndetse inyigisho yigishije mu myaka 3 n'igice ya mbere zigaragara mu butumwa bwiza. Hari agatabo kamwe kitwa Imva irimo ubusa kavuga ku murimo Yesu yakoze nyuma yo kuzuka. Uyu murimo kandi na Paulo yawuvuzeho agira ati, nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Aya magambo Paulo yavuze mu rwandiko rwa 2 yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 16. Inshuti yanjye, jye nawe ntitwamumenya nk'uwo bagendanye mu myaka 2000 irengaho itambutse. Twe tumuzi nk'uwahawe icyubahiro mu ijuru. Nyamara mbabazwa nuko uku kuri kumaze gutakara mu matorero menshi y'iki gihe. Mu bihe byashize umuvugabutumwa umwe yakiriye ibaruwa y'umuntu wamubwiye ko ubuzima bwe bwose yabaye mu itorero, yabaga mu mihango yose y'itorero.
ibi bigatuma yibwira ko ari umukristo uhamye kandi wa nyawe. Hanyuma mu gihe yumvaga ijambo ry'Imana amenya ko atari yarigeze amenya Yesu Kristo. Icyo yamenye cyane icyo gihe nuko Yesu atabayeho kera muri iyo myaka irenga 2000 gusa, ahubwo ko yabayeho kuva kera isi itararemwa, kandi n'uyu munsi akaba akiriho yicaye iburyo bw'Imana Data. Haleluya! Aha niho yizereye by'ukuri Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Mbega ukuntu ari byiza nshuti yanjye. Yesu yatwihishuriye ari muzima, atanga n'ibimenyetso byinshi. Abatamwizera uyu munsi suko atabihishuriye, ahubwo ni ikibazo cyabo cyo kutizera, kuko ibimenyetso birahari bibigaragaza. Ntekereza ko ntawe uhakana ko intambara ya kabiri y'isi yose yabayeho, cyangwa se ngo ahakana intambara za Napoleon. Nyamara nta bimenyetso byinshi bifatika by'ayo mateka y'isi bihari. Ariko se kuki umuntu yahakana iby'urupfu n'izuka bya Kristo mu gihe hari ibimenyetso ibihumbi n'ibihumbi byigaragaje mu bihe bitandukanye? Kuki hariho abantu batizera uku kuzuka kwa Kristo kandi hari ibimenyetso byinshi byerekana kuzuka kwe? Ikibazo kiri he? Ikibazo kiri mu mitima y'abantu batizera. Ni kwa kundi umuntu ateye bigatuma umuntu ajya kure y'Imana, kuko byanagendekeye na sekuruza wacu Adamu. Kenshi umwana w'umuntu akunda gutera Imana umugongo. Niba utizera, ni ikibazo cyawe, ntabwo ari ikibazo cy'ijambo ry'Imana, kuko rwose Yesu Kristo yerekanye ari muzima, atanga n'ibimenyetso byinshi. Nshuti yanjye mukundwa, nushaka kumenya ibyo bimenyetso byo kuzuka kwa Yesu Kristo, uzabimenya kuko birahari. Ariko rwose nutabishaka ntuzabimenya, kuko n'ubundi ikibazo kiba mu mutima w'umuntu imbere. Ikibazo ni ubushake buke bw'umwana w'umuntu. Mbere yo gusoza ikiganiro cy'uyu munsi, reka ngire amagambo make mvuga ku kuzuka. Hari umurongo bahinduye aho Yesu yavuze ngo, nanjye ninzamurwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 12 ku murongo wa 32. Mbese ni gute Kristo yazamuwe? Yazamuwe ubwo yazukaga akava mu bapfuye. Ubwo nibwo butumwa bwiza dukwiriye kubwira amahanga, tutitaye ko uvuga Yesu neza cyane uko ari. Ubutumwa nyabwo wavuga nuko yazutse mu bapfuye. Haleluya! Burya impamvu abantu batizera Kristo mu by'ukuri nuko nta bavuga butumwa bahari bagifata umwanya uhagije ngo bigishe ku kuzuka kwa Yesu Kristo. Uzi ukuntu iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kivuga cyane ku izuka rya Yesu Kristo? Inshuti twabanye muri iki kiganiro, aho wowe ujya wita ku izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo? Ese aho uzi ko iyo aza kuba atarazutse, ibyo tuba tuvuga byose biba byarabaye impfabusa? Yesu yarazutse, ni muzima. Umwizere by'ukuri kandi umwiringire, kuko niwe uzaguhesha icyicaro mu bwami bwa Data mu ijuru, aho uzabaho iteka ryose. Niba ubyizeye, fatanya nanjye muri iri sengesho. Mwami Imana, ndagushimiye ko watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo apfe urupfu rubi rwo ku musaraba. Yashimwe amaraso yamennye kubw'abari mu isi bose, kandi ashyirwe hejuru cyane, kuko ataheze ikuzimu ahubwo yazutse. Uyu muvandimwe wanteze amatwi umushoboze kumenya ko Kristo yatsinze urupfu, kandi ko uyu munsi ari muzima, kugira ngo abamwizeye bose banezererwe ubugingo bushya yabazaniye buturuka mu rupfu no kuzuka kwe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane inshuti twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Mbese waba uzi uburyo umwami Yesu yasezeye abigishwa be? Muri uko kubasezera kandi hari icyo yavuze yagombaga kubohereza. Reka ibi byose tuzabirebera hamwe mu kiganiro cy'ubutaha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.